ngiye kugusubiza ukurikirana Dave Dits Official kuri YouTube channel yacu. Tugusuza aho uri hose hatandukanye mu nce zitandukanye z'igihugu, uburengerazuba, umujyi wa Kigali, amajyepfo, amajyaruguru, ahantu hose ndetse n'abari hanze y'igihugu. Uyu munsi rero ni special, twabazanye ahandi hantu. Urabona tutambereye chef kabisa, Devumu chef de ghetto. Uyu munsi tugiye guteka ibyo kurya byoroshye kandi bikundwa n'abantu benshi. Hari abantu bagira imbogamizi nyinshi zo kutamenya guteka, ugasanga ntibazi guteka, bamwe ati se teka byarananiye. Ariko uyu munsi ugiye kubimenya wigishijwe nanjye chef Devumu cyangwa se chef de ghetto. Uyu munsi rero tugiye guteka ibiryo byoroshye guteka aho waba uri hose ku mafaranga make kandi biryoshye, ibiryo byujuje intungamubiri niko nabyita. Niba ufite icyo kibazo rero ugoye kuri video nzima ugiye kumva ndetse unige ibi bikurikira mu guteka. So niba uri mushya hano, ibuka gukora subscribe, like, share, comment kugira bigere no ku bandi. So let's go. Murabizi yuko rero kugira umuntu ateke neza agomba guteka yakoze isuku, ariko ikindi akaba yanakoze mise en place y'ibintu agiye gukoresha. Niba uzi ko ushaka guteka, niba uzi ko ushaka gufata umwanzuro wo guteka uri mu rugo, banza wiyegereza ibyo ukeneye, bizihuta kandi bimere neza. Uyu munsi rero ibintu tugiye gukoresha, dufite karoti hano zitarengeje amafaranga 200, tukagira intoryi, tukagira tomato, pavuro, igitunguru, seleri, poivron, indyoshya ndyo, agasenda. Tugiye guteka rero dukoresheje ibi bintu, hakiyongeramo ikindi kintu ku ruhande muzi ko kitaburamo amavuta, urabizi, ariko kuba atayakoresha nabo ntabwo ari itegeko. Umunyu, chief mise en place, gutegura ibyo ukora mbere yo guteka. Wicana gaze utarakata intoryi cyangwa karoti cyangwa se igitunguru cyangwa se pavuro, wicana imbabura, kuko niba utazi guteka nyine bisaba gufata umwanya maze utegura ibyo ugiye gukora, icyo bita mise en place muri terime za hospitalite n'ibijyanye n'igikoni. Ushaka kubyiga, isomo ryiza cyane. Kwita ku isuku y'ibyo utetse ni ingenzi ku buzima bwawe ndetse n'uburyohe bwabyo. Uba ugomba rero kubyitaho cyane. Hari abantu bibaza yuko hari n'abandi bantu bagira ibibazo, ugasanga ati nateka gute ibyo kurya byoroshye kandi byihuse. Ubundi ubugari biri mu mugore, ibintu byo kurya bibangutse vuba vuba, usibye ko hajemo ubone ko babukunda. Abantu babukunda buriya nanjye ndimo. Basuhuza aho muri hose, yo ukunda ubugari, wakatamo ibyo ugiye guteka mu buryo bwinshi, ushobora guhitamo nyine bitewe n'uko ubyifuza. So utaziga rero ngo sinzi gukata ibitunguru, gukata uko ubishaka, apfa kuba uri bubikate. Gitangira nyine ubikore. Ejo ushobora kugerageza indi terime, ko hari uburyo bwinshi bwo gukatamo ibitunguru cyangwa se n'ibindi bintu, ariko icya mbere ni ukumenya yuko mise en place niho ukorera ibyo bintu byose mbere
yuko dutangira guteka. Dufite na tomato here. Mu bintu tugiye gukoresha ubu ngubu nta kintu kirimo wavuga ngo ni usibye amavuta nta chemicals zirimo. Uko ibintu icyo nshaka kuvuga ni uko ibiryo bisigaye bikoreshwa muri iyi minsi byinshi uba usanga harimo chemicals menshi nyine ari atera n'abantu indwara, usanga atera abantu za kanseri. Ibintu byose dukoresha nyine usanga byarabaye produced mu nganda. So uyu munsi rero nako si uyu munsi njye niko mbikunda, nta kintu kiri, byose ni nature. Ni ukwiyagana nyine umuntu akagerageza agakoresha ibintu biri nature, kuko nature naho turi naho tuba tukibagirwa tugaterera. So twagiye rero, igikoni cyacu kigiye gutangira. Ibanga ryo guteka ni uko ugomba kumenya yuko bigenda gahoro, ntukihutishe guteka, ni ukunda guteka neza. Nibira amavuta akabanza agashya, ntabwo dutereka gahoro, bijyana gahoro, icyo bita guteka.
ubu icyiciro cy'isosi cyangwa se imboga mu kinyarwanda cyacu cyo gufatisha ubugari kirarangiye. Izere yuko hari ibyo wabonye, hari ibyo wize, hari ibyo wamenyemo, kandi niba n'icyo tutashyize wumva hari icyafasha abandi wagishyira muri comment n'abandi bakakiboneramo, ariko ikora byari bimeze. Ubu rero icyiciro kigiye gukurikiraho icyo gukora icyo bita ubugari bwarikwaga n'abagabo. Ubugari bwarikwaga n'abagabo. Abagabo rwose nibo babukoraga bumwe mu buryo bitaga umutsima ukomeye ko tubita. Ariko icyo gice kigiye gukurikiraho, niba utarakora subscribe ibuka gukanda ako kantu n'akazogera ukandeho, ukore like, share, comment kugira ngo dukomeze kugendana mu zindi video zigiye kugenda ziza mu minsi iri imbere. Mushimire cyane wowe wabikoze kandi nawe utarabikora, igihe cyawe n'ubu ngubu. Twagiye ku bugari ubu ngubu. Chef. Guteka kwacu uyu munsi gusoreje ahangaha. Ubu ngubu dushoje ibyo kurya byacu byihuse mu minota mike kandi bihendutse kuri buri muntu wese, cyane cyane ko babikunda. Ntabwo twagenda tuta testinze hari ukuntu byari bimeze neza. Rero nawe ntibigutera ikibazo kuba wajya kuri botike 2,000 byawe cyangwa se 1,500 ugahaha ibyo kurya ukaza ugateka neza ukarya, umubiri wawe ukagenda neza, kuko kurya ko gukura kandi umubiri ni kuwubungabunga ni ukuhereza ibyo ukeneye byose, indyo yuzuye ibigufasha gukora no gukura byose bigomba kugeraho. Mushimire rero twabanye muri iyi video, mushishikariza gukora subscribe niba utarayikora kugira ngo ukomeze ubone n'andi ma video yose yacu tugenda dukora. Ndagushimiye cyane. Yari Daily Deeds Official, ngewe mwari kumwe ni Chef Uwageto Uwagenyero. Ciao.